Ari ndi umunyeshuri wagize amahirwe yo kugenda no mu ishuri wambaye n'itisi ya kijyambere bahita iki bahita iki ino Meza TV ryohera abagukurikiye. Yes bakunzi ba Meza TV mumeze mute aho muri mu ntara zose zigize igihugu abari burasirazuba mumeze mute iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru mu mujyi wa Kigali mbanje kubasuhuza ni kazi kacu kagikomeje angana imbere za kamera za Meza TV ahangaha ni kuri Mike uwo muri kumwe n'igitera umuhana vayo nyamutegera kazaze ejo Papa Gengo nizere ko aho uri hose ushobora kuba uri mu kazi gatandukanye waba uri umushoferi waba ukora mu biro waba uri umubumbyi nk'ahangaha twageze niyo mpamvu twaje kubazanira ibintu byiza mwifuza kubona ya mavaze nakoreka bivugire muze mwiriwe Mwiriweho neza. Amakuru y'iminsi Ni meza. Turashima Imana. Yego twabasuye. Ni karibu. Star niko tubahaye ikaze. Dusanze muri mu kazi gatandukanye harimo aba mama harimo abakobwa ndimo ndabonamo n'abakiri batoya bisa nkaho ni nk'uruganda cyangwa se koperative bimeze gute ubundi Bimeze neza twe dukorera mu itsinda ntago turaba koperative dukorera mu itsinda ntago turaba koperative ni itsinda rigizwe n'abantu 20 ahangaha turi se ubundi hitwa ngo iki aha turi ahangaha ni mu kagari ka Kabirizi umurenge wa Rugerero uyu mudugudu dukoreramo ni Ruhangiro aka kazi murimo umukora hashize igihe kingana iki mukorera hano kuki mwahisemo gukorera ahangaha impamvu twahisemo kuhakorera twabubakiwe n'umugiraneza Frere Vision Jeunesse Nouvelle twubakirwa na Vision Jeunesse Nouvelle ikibanza bagihawe n'umurenge wa Rugerero niko kuba twarahawe ahangaha dukorera hano ku buryo buzwi na leta ntabwo rero turi babandi batagira ahantu babarizwa gahunda yacu ni ukwihagaze hashize igihe kingana gute mukorera ahangaha twageze hano muri 2012 nibwo twatangiye gukorera ahangaha ni ukuvuga se ubundi mukora ibijyanye n'icyo uretse ibyo twebwe turi kubonesha amaso ariko wenda abanyarwanda aho badukurikiye hose mu gihugu ntago bazi ngo bari abantu bakora ibiki ndagira ngo musobanure ibintu mukora n'ibiki dukora vaze dukakora shimine urazibona ziriya nizo bacanamo ku mahoteli babandi barara muri boîte nibo bazikoresha dukorera vaze tukakora imbabura zisanzwe abaduhaye n'inkono gahunda y'inkono nazo turazikora mbega twebwe ibyo dukora ni ibigendanye n'umuco gakondo wa mbere urakoze cyane n'ubundi twafashe gahunda yo kuza kubaganiriza kandi tuba dukeneye ibitekerezo by'abantu benshi reka twegere n'umumama ahangaha atubwire aratangira yibwira abakunzi ba Meza TV mwitwa bande mama Nitwa Jacqueline Mukantwari ubu no kuvuga ngo umwuga wanjye ngiye musaziyemo kuko nabashije no kugira ngo nigishe n'abana banjye kugira ngo nabo bamenye umwuga nkora kuko umwuga wa gakondo buriya uraturengera cyane wawukurikiranye ntabwo abasha kugira ngo ajye kwiba mbese ubwo no kuvuga ngo abayakoresheje ingufu kugira ngo abone uko arya ubwo rero no kuvuga ngo uyu mutwaro kwakubwiye ko ari ukuvuga yuko tubumba amavaze uko yabikubwiye byose tukabumba n'imbabura n'uzanye imbabura yashaje tukayisanura ubwo nukeneye n'inkono mugani nayo tukagira ute tukabasha kugira ngo tuyibumbe ariko no kuvuga ngo iki tugirira akamaro nyako kuko tubona isabune yo gukaraba tukabona umwenda tukabona ibyo kurya mbese tukabibona nta kibazo ubwo uruhare runini n'amavaze ubwo amavaze ahiye hari abayashaka tukayabagemurira tukayabashyira ubwo iyo baduhaye komande duhita dufata amadeni tukabona uko twishyura ubwo mbese ndikumva nta kibazo hano muri Kabirizi yacu ari nta kibazo tukunze kugira cyane nubwo twakigira twiyambaza inshuti n'abavandimwe zikadutabara ariko ntitugire ikibazo kirengeje kugira ngo tumere nabi none se ibi mukoresha babyita ibumba nta munyarwanda utabizi iri ni ibumba
turi kuririya muri pfunda ndetse ko buno bari kudukinagiraho kuko aho bari baraduhaye harashize ubu ni ukuvuga ngo turi kuribona ari uko twashakishije amafaranga kugira ngo turibone ubu ni ukuvuga ngo mbese iyo twaribonye ubwo akazi tuba twakabonye ubwo rero gakondo yacu mbese nuko nyine ni gutyo ko bihagaze mbese mwe mwihitiyemo kuza gukorera hano mu mujyi ubwo niho agafaranga kaboneka byatewe nuko ariho isambu y'umuntu iri ubu ntabwo twewe twimutse ngo tugiye gushakisha amafaranga hari igihe cy'umuntu avuga ngo arahagurutse agiye runaka agiye gushakisha ahantu hari amafaranga twe dukorera iwacu bwite gakondo ntabwo hano mu Kabirizi twigeze tuhimuka uretse ko umugira neza yangiriye neza anyimura kunkura mu rugo anyubakira hano uko yabikubwiye sinakwirirwa nongera kubisubiramo ubwo ni ukuvuga ngo aho ngiye nagombaga kuba nashyira icyokezo ubu ni ukuvuga ngo nsigaye ndi kuhatera imboga nkahatera n'insina nkarya igitoki icyokezo cyanjye mbese Imana yarampaye kiba hano hamwe n'akagari ka Kabirizi urakoze cyane akazi keza kandi ukomeze ukore kuko n'ubundi iyo ukoze nibwo ubasha kubaho neza reka dukomeze no ku bakiri batoya twe tuvuye ku mumama wacu ahangaha reka tugere noneho kukiri mutoya ntabwo tungana ariko urabona ko we adakuze cyane bimeze bite mwitwa bande bimeze bite ibyo mukora ngewe nitwa Nyirabahashyi Perusi biranejeje kuba muje kudusura mukareba imirimo dukora uyu murimo wo kubumba urabona ni umurimo wa gakondo w'ababyeyi ba kera twe tutari kubasha kwigezaho ariko intera y'aho buno murimo gugejeje umuntu mugani namwe mamuru kubibona ni nziza cyane kuko ababyeyi barabumbye natwe turi kubumba tukabona isabune abana bacu bakarya ntaho byose ariko twabishobora ariko hari icyo Imana yagize ute yatwunganiye yakoze mu mbaraga ubwo rero akaba ari ibyo ngibyo ngewe wambwira reka ariko nkubaze ku bijyanye n'isoko nyine ry'ibyo mukora aho mubigurishiriza mubona bimeze gute ahantu tubigurishiriza buno ubwo ngubu urabona twirirwa hano tugahera mu gitondo 11 tugataha izindi 11 ubwo rero gutyo uko ntekerejeho ukaza ukansura wenda uri nk'umunyamakuru birumvikana biratunejeje ni nk'uko nuturutse mu mujyi Goma ni Kigali tujya kubona tukabona amamodoka hano garaparitse cyangwa tukabona abaturage barizanye mbese umwanya wo kugira ngo turafata depense zo kujya mu mujyi tujya kubashaka ntazo tujya tugira ahubwo bo amakuru baturusha amakuru mazima bo bakizana nk'uko namwe mwizanye kandi ubwo turishimye mugize neza none se kubera iki mudafata ahantu noneho ibyo mumaze gukora ngo mubihashire ahantu mu nzu runaka babantu bajye baza babihasanga ibimaze gukorwa pana mu gukorera mu ruganda mukoreramo akaba ari naho mugurishiriza oya ubushobozi ni bukeya kuko nk'ubu urabona ibibanza byo kuri kaburimbo cyangwa mu mujyi birahenze ariko hano naho haratunyuze kubera ko iyo baje bagasangira bihari niyo bidahari badusigiraga amafaranga bakagira ute bakazagaruka kubishyikira ariko babona ko aho kudushakira haba hahari kuko uko dushakira mu mujyi byabagora ariko kudushakira hano biroroha kuko ariyo kavukire yacu ni ukuvuga ariko abakiriya baraboneka ntabwo ibikoresho mukora ntabwo biba byinshi ngo bibure isoko kandi nta nubwo abakiriya banyu mujya mubaburira ibyo mubaha oya ntaho tujya tubabura ibyo tubaha kandi niyo tubibuze barihangana kubera ko uruganda rw'ibumba ruba kure cyane kandi naho turi kura ni mu mirimo y'abagenzi bacu kandi bagenzi bacu nabo baba bakeneye kugira ngo tubazamure kubera rya bumba tujya gukura mu mirimo yabo ubwo rero iyo ingufu zabaye nk'iya nta bakiriya turi kubona ubwo akazi karahagarara cyabikora murakoze cyane reka tujye no ku musore ahangaha rwose uri kubumba utuntu tumeze nk'umufuniko yicaye bimeze gute sawa amakuru yawe ni meza witwa nde nitwa Ndirenganya Jean Claude ndimo ndi kubona urimo urabumba aka ni agacyo uri kubumba aka ni rondereza yo bubakira harya mu mashiga ya kijyambere ariko wowe uri n'umusitari ndabona ubumba inyuma hari akaradiyo nabonaga n'indobo y'ibyo kurya imbere yawe ukunda no kurya nabibonye none se iki ni igiki iki bakita umuvure umuvure wo guteramo indabyo
nari nzi ko umuvura ari wo bengeramo. oya hari gutegurwamo indabyo hari n'uwo bengeramo, byose biratandukanye. Uwo bengeramo n'uw'igiti, uwo guteramo indabo n'uw'ibumba. Yego. Umaze igihe kingana iki ukora aka kazi se? Maze nk'imyaka igera hafi muri 20. Ubwo wowe ufite ingahe? Ngewe bite 36. None se mbere yuko ukora aka kazi muri ya myaka 16 ya mbere wakoraga iki? Nari ndi umunyeshuri. Wagize amahirwe yo kugenda no mu ishuri. Wambaye n'itisi ya kijyambere bayita iki? Bayita iki? Ino bayita kaki. Ni kaki, n'itisi yitwa kaki. Na sinzi abakunzi bacu baratubwira nimba mu mapantaro bambaye ubwo bwoko bubamo bw'itisi yitwa kaki. Baraza kutubwira. Urakoze cyane kandi akazi keza, kandi ibyo ukora uzajya ubikunda kuko nibyo bituma ubaho fresh. Hari umugabo hano wambaye grafre, bimeze bite? Mbone sawa ni sawa. Wako uri kubumba nagaki? Mbo akandema ko bomba nakababura bajya batereka muri ziriya mbabura bacura z'ibyuma. Ni kuri kubumba. Isoko ryatwo se uraribona cyane? Ni ukuvuga ngo isoko ryatwo riba rihari kuko abakiriya barizana, ntabwo twe tujya kubashaka ahubwo bo baradushaka bakatubwira ibyo bakeneye tukabibakorera. Basi aka kazi wowe ufite umugore ubundi? Mfite umugore umwe n'umwana umwe. Ubona aka kazi kabatunze nta kibazo? Kano kazi gatunze urugo rwanjye nta kibazo kuko namenye ubwenge n'ubundi ababyeyi banjye ariko kabatunze, nanjye natangiye kukiga mfite imyaka 12. Bakunzi ba Meza TV, nongere mbibutse murebe iki kiganiro nimumara kukireba cyangwa se mugezemo hagati mukande subscribe, aho ni ku magambo atukura. Nubundi akazi ukora abakiriya uko baza niyo nyungu yawe. Iyo ukora akazi abakiriya bakaza niyo nyungu. Akazi kose ukora wunguka abakiriya kuko baguha ibyo ukeneye, ukabaha nabo ibyo bakeneye. Natwe dukora umwuga w'itangazamakuru kuri Meza TV, tuba dukeneye ko mureba ibintu byacu, mugakanda subscribe, mugakora share, like ndetse na comment, mukaduteza imbere. Uyu munsi twaje nyine kubabumbyi b'inkono babumba amavaze ndetse n'ibindi bitandukanye, n'imbabura barazikora. Urumva bo bateye imbere kandi nago bakorera hahandi, murabizi tujya tubazanira n'abaruguru za Busasamana hehe. Uyu munsi twaje noneho ku bari gukorera ahangaha hafi y'umujyi. Bavuze ngo turaje tukorere abo mu mujyi, nago cyane nago babumba inkono. Nitegereje mu bintu bakora nta nkono nyinshi zirimo, ahubwo amavaze. Igitekerezo cyo kubumba amavaze cyaturutse? No kuvuga ngo buri kintu cyose gifite amafaranga twe turakora. Icya mbere nuko mbona bintungiye umuryango, nta kibazo ndagira. Isoko, kubijyanye n'isoko umubyeyi yambwiye ko isoko abantu barizana hano nta kibazo. Barizana kandi naho baba batari baboneka tuba dufite abandi baranguzi hariya mu mujyi Gisenyi, cyangwa ushoboye kwambuka Igoma akambuka akajya gutembeza. Urakoze cyane kandi mwese murakoze, mbashimire. Nubundi ikiganiro cyacu nakagaruka, nizeye yuko n'igihe cyose nzagarukira muzagira ute muzongera mu ikiganiro. Nta kibazo, nimugaruka tuzabaha ikiganiro, nta kibazo rwose. Sawa sawa. Meza TV ryohera abagukurikiye.